ubutumwa bwiza buraryoshye ni uko twawuvangavanze kubera kutamenya dushyiramo amarangamutima ya za logike y'ukuntu tubyumva, y'ubwoba twari dufite, y'ubwoba bw'icyaha, ubwoba bwo guhanwa, tubishyiraho, tugenda tubyongeraho. Imana yatugiriye ubuntu bukomeye cyane, yatugiriye ubuntu bukomeye cyane ngo ntiyatubaraho ibicumuro, ntiyabitukimara ibicumuro twakoze, ntiyatubara. Kubera iki? Kubera ko hari amaraso yabyishyuye. Ntabwo ari uko Imana yamanuye igipimo ipimiraho icyaha, ni uko yatanze ikiguzi cyishyura icyo cyaha. Amen. Na n'uyu munsi Imana yanga icyaha, iracyanga rwose. Na n'uyu munsi tugomba kwirinda ibyaha, ariko ikiguzi cy'icyaha cyaratanzwe, ni mubimenye. Niyo mpamvu ushobora no kukirinda ukabishobora kukirinda icyo cyaha. Icyaha ntikikurusha imbaraga kubera ko hari amaraso yakirushije imbaraga, kandi ayo maraso wowe ukaba warayizeye. Kuri wa wundi utarizera Yesu, ndaguha amahirwe rwose, rindira akanya gatoya. N'aka kanya wamwizera uti ndakwizeye Yesu, musanze ndi umunyantege nke, ndagukeneye, ngwino mu mutima wanjye. Dukomeze. Icyakora ngo 15, ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro. Mwongeye kwirirwa abaduteze amatwi, muri kumwe na Pastor Karekezi Parfait. Umugoroba mwiza, mbafitiye ikiganiro gishya cyiza nise twakijijwe n'ubugingo bwe, twakijijwe n'ubugingo bwa Yesu Kristo. Mbere yuko tukijyamo, reka nongere gushimira Imana kuri uyu mugoroba, kuri uyu munsi yaduhaye. Nongeye gushimira Imana ku bahungu n'abakobwa bafashe igihe cyo gutega amatwi, cyo kwiga ijambo ry'Uwiteka. N'abandi bose bateze amatwi, nizeye ko iryo jambo riza kubagirira akamaro. Mana, twongeye gusaba umwuka wera ngo adufashe muri iki kiganiro, amfashe kugitanga nta mbogamizi, afashe abagiteze amatwi bashobore kucyakira, bashobore guhishurirwa ijambo ry'Uwiteka. Nongeye kuvuga ntigiye kuba ijambo ry'ubwenge, ahubwo ribe ijambo rihishuwe, ribitse mu mitima yacu, ryera imbuto mu buzima bwacu, riduhindura rikatuvana mu rwego rumwe ritujyana mu rundi, mu rugero rumwe rw'umwuka ritujyana mu rundi rugero, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu n'umwami wacu. Amen, amen. Twakijijwe n'ubugingo bwe. Turasoma mu Roma 5 guhera ku murongo wa mbere tumanuke, tugenda twiga ijambo ry'Imana. Tureba nta mpamvu n'imwe umuntu w'umukristo wizera Yesu Kristo nk'umukiza we n'umwami we yagombye gushidikanya ijuru rye, yagombye gushidikanya agakiza ke, yagombye gushidikanya kuba yaravutse bwa kabiri, yagombye gushidikanya kuba afite ubugingo buhoraho. Impamvu ni iyi ngiyi, ni uko ibyo byose mvuze haruguru bishingiye ku byo Yesu yakoze, bishingiye kuri Yesu Kristo. Kubera ko bishingiye kuri Yesu Kristo, ntago nagombye kubishidikanya. Amen. Bishingiye ku byo nakoze, ibyo birumvikana mbishidikanyije, kubera ko ibyo nkora uyu munsi bishobora guhinduka n'ibyo nkora ejo. Ibyo nizera uyu munsi bishobora guhinduka rimwe na rimwe kubera intege nkeya. Ariko Imana ishimwe ko agakiza kacu twakijwe n'ubugingo bwa Yesu Kristo. Agakiza kacu gashingiye kuri Yesu Kristo, gashingiye ku maraso ya Yesu Kristo, gashingiye ku gukiranuka kwa Yesu Kristo, gashingiye ku byo Yesu yakoze, gashingiye ku byo Yesu yavuze. Arivugira ati birarangiye, ideni ryari hagati y'abantu n'Imana rirarangiye, ku wizera wese Yesu Kristo iryo deni rivuyeho. Ntabwo ari ideni ry'ibyashize, ejo hashize gusa, ni n'iby'uyu munsi n'ejo hazaza byagombye kuba. Rwose tujijurwe n'ijambo ry'Uwiteka, dusobanukirwe n'ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka muri iyi minsi arimo arahishura ijambo rye kugira ngo abana be babohoke. Abantu benshi turaboshye kandi tuzajya mu ijuru, turaboshye kandi twaravutse bwa kabiri, turaboshye kandi dufite agakiza. Ntabwo byagombye kuba bimeze nka Lazaro yapfuye. Uzi ko Yesu yaramuhamagaye ngo Lazaro sohoka. Asohoka. Umuntu wari wapfuye amaze iminsi ngaho yapfuye, asohoka afite ubugingo muri we, ariko aboshye, afite ibitambaro bimuzungukije. Yesu aravuga ati nimumuhore, mumureke agende. Iyumvire nawe, umuntu ufite ubugingo muri we bw'umuzuko ariko aboshye. Ni kimwe n'abana b'Imana uyu munsi. Abana b'Imana bamvuga n'abizera Yesu Kristo nk'umukiza wabo n'umwami wabo. Ijambo ry'Imana, abantu bose ntabwo ari abana b'Imana, twumvikane. Sibyo, tujye dukurikiza ijambo ry'Uwiteka rivuga ko bamwakiriye bose bakizera izina rye, yabaha ubushobozi, ububasha bwo kuba abana b'Imana. Abana b'Imana n'abizera Yesu Kristo, abandi bose ni ibiremwa by'Imana rwose. Abenshi turaboshye,
imbata zo kuvanga amasezerano, tukaba tuboshywe n'ikirenge kimwe dufite mu isezerano rya kera, ikindi tugifite mu isezerano rishya, kandi uzi ko batubwiye ko udashobora kuyavanga, imvange yawe n'imbi. Yesu yaravuze ngo yahitamo kukonja cyangwa ugashyuha, byibura yabona naho uhera. Aratubwira ati ntabwo wafata divayi nshya ngo uyishyire mu mpu zishaje, ngo divayi nshya izazituritsa. Ngo ntabwo wafata ikiremo gishya ngo ucyomeke, ukidode ku mwenda ushaje, ngo kirawukurura kikawuca. Ni isezerano rishya yavugaga tuvanga n'isezerano rya kera. Reka tuvangura amasezerano, tumenye isezerano rya kera ryo rishingiyeho n'isezerano rishya icyo rishingiyeho. Abapasiteri bateze amatwi, abakozi b'Imana muteze amatwi aka kanya, nyabuna mureke kuvanga amasezerano, mureke tuvugishe ukuri, twe kugendera mu marangamutima y'ibyo twigisha mu minsi yashize, twanga guhindura kubera ko wenda bidukoze isoni cyangwa iki. Twemere ko twigisha ibintu tutarasobanukirwa. Nibyo rwose, nanjye narabyigishije ntarabisobanukirwa. Uyu munsi umenye ko isezerano rya kera rishingiye ko umuntu buzuzaga amategeko bagahembwa ibihembo byitwa umugisha, batayuzuza bagahembwa umuvumo. Yesu yaje kuducungura kuri uwo muvumo. Ibyo tutashoboye yaje kubiducunguraho, ayo mategeko tutashoboye yaje kuyatwuzuriza, yarayakomeje arangira aranayuzuza. Urumva? Ariko uyu munsi birababaje ko igipimo dupimiraho abakristo ari amategeko, kandi mu isezerano rishya siko byagombye kugenda. Mu isezerano rishya igipimo upimiraho umukristo cyagombye kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana, abana b'Imana bayoborwa n'umwuka w'Imana. Ni ngombwa rwose ko tubimenya ibyo ngibyo ko mu isezerano rishya, kubera ko abantu batazi ko bashobora kuyoborwa n'umwuka w'Imana bashakisha amategeko yo kumvira, kandi amategeko ntabwo ari cyo gipimo Imana igupimiraho uyu munsi. Imana iragupimira uyu munsi ko wizeye Yesu Kristo. Amen. Wowe wagombye kwipimira ko uyobowe n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana ntabwo azakuyobora kujya gukora ibyaha, humura. Nagira ngo nyine nkwibutse Abaroma 8:2 ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo, umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Nuyishyira munsi y'isezerano rya kera, wowe w'umunyamahanga utigeze unajyamo. Ikintu nshaka kongera kubibutsa neza nuko njyewe nawe, abantu bateze amatwi uyu munsi, batari abayuda, utaravutse uri umuyuda, nta na rimwe wigeze ujya mu isezerano rya kera. Bifate gutyo, umenye ko abanyamahanga binjiye mu bwami bw'Imana ari uko Yesu azutse, binjizwa no kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wawe n'umwami wawe. Nta na rimwe bigeze bababara. Abayuda ntibanasabanaga nabo, ntibabaraga abanyamahanga, bari abanyabyaha, nta kindi nuko bababaraga, ariko nta nubwo bashoboraga kwinjira mu bwami bw'Imana. Ntibyashoboka. Ariko ureba ko uyu munsi twishyira munsi y'amategeko. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo turi munsi y'amategeko, ntabwo twarwa n'amategeko, twarwa n'ubuntu. Ubwo buntu bwo mu isezerano rishya twahawe na Yesu Kristo, twahawe n'Imana biciye muri Yesu Kristo, tukishyira mu isezerano ritanatureba, tutigeze tunajya munsi. Ngo iki? Isezerano rya kera nta na rimwe umunyamahanga ryigeze rimureba, nta na rimwe umunyamahanga yari ari mu isezerano rya kera. Aha ngaha iyo Pawulo avuga, ababwira abayuda batwarwaga n'isezerano rya kera, nabo Imana yabahaye isezerano rishya kubera ko irya kera ritari ryuzuye, ryari ryinonosoye. Naho twebwe uyu munsi dufite irishya, ari naryo rya mbere dufite, ariko turishyira munsi y'isezerano rya kera, bikaducira urubanza. Kubera ko iyo uryishyizemo, ubwo amategeko ushyize munsi ugomba gutwarwa nayo n'ubundi, kandi ntushobora kuyuzuza yose. Ngo niwica rimwe yose uyishe, ugasanga uri kururira umuvumo ujyanwa no kwica amategeko muri makeya. Ibyo twagiye tubibona hirya no hino, ko ushaka ngo gutwarwa n'amategeko bazabeshwaho nayo, kandi ntushobora kubeshwaho nayo. Kubera ko niba hari itegeko ngo abantu bashobora gutsindishirizwa gukiranukira munsi, ngo Imana iba yararitanze, ariko ntibyigeze bishoboka rwose. Ntabwo byigeze bishoboka. Nta mirimo itegetswe n'amategeko yigeze ikiranura abantu inshuro n'imwe. Reka rero twe kwirarira, tujye mu bintu pirate, tuvuga ngo twayujuje tudashobora kuyuzuza. Nta n'umwe ushobora kuyuzuza, nta n'umwe ushobora kwirarira ko ashobora kuyuzuza. Ntibishoboka. Yoborwa n'umwuka w'Imana, nicyo Imana yaguhaye, umwuka wayo, umwuka wera, umwuka wa Yesu, umwuka w'Imana muri wowe ugomba kuyobora. Abagalatiya 5:16 umva ko bavuga, nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Mwabyumvise, dutsindishirizwa, tugirwa abakiranutsi no kwizera Yesu Kristo.
ubishyire mu mutwe wawe, ubishyire mu mutima wawe, ubibike mu mutima wawe ko dutsindishirizwa tugirwa abakiranutsi kubera kwizera Yesu Kristo. Ntabwo ari uko twumviye, ntabwo ari uko n'ubwo bwose twumvira, ntabwo ari uko twitwaye neza n'ubwo bwose twitwara neza, ntabwo ari uko twagiye gusenga n'ubwo bwose dusenga, ntabwo ari uko twasomye Bibiliya n'ubwo bwose Bibiliya tuyisoma, ntabwo ari uko twiyirije n'ubwo bwose dushobora kwiyiriza tuyobowe n'umwuka w'Imana. Ntabwo ari ukubera ikintu na kimwe twakoze, ni ukubera ko twizeye Yesu Kristo. Ngo dore ndetse natwe twizeye Yesu Kristo kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera. Natwe niba navuga natwe abayuda, niba arimo Paulo niwe wanditse urwandiko rw'Abagalatiya 2:16 n'undi wonsoma ngo kugira ngo batsindishijwe no kumwizera bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Imirimo itegetswe n'amategeko muri mwaka wa 2015 ni iyihe? Ni ugusoma Bibiliya, ni ukujya guterana, kujya gusenga, gutanga ibya 10, gukorera ibyo bita gukora umurimo w'Imana. Bishobora kuba ari akazi ufite mu itorero, iki byose, kwiriza no gusenga, kurara amajoro umuntu asenga. Ibyo nibyo twagize imirimo itegetswe n'amategeko. Ntabwo ibyo bizagutsindishiriza. Ibyo uzabikore rwose uyobowe n'umwuka w'Imana ngo ubikore. Uzabikore kubera ko ushaka gusabana n'umubyeyi wawe, uzabikore kubera ko ufite umutima wo kubikora rwose kandi ubikoze ushaka kubikora. Ntuzabikore kubera ko ari agahato, ntuzabikore kubera ko ngo ari discipline. Ibaze gusenga, abantu baravuga ngo gusenga ngo ni discipline, ngo ni iki, ngo ni nko kuvuga ko ari ikintu cyangombwa muri make, umuhango cyangwa se ikintu abantu bimenyeje. Ibaze umwana wawe, wowe ufite abana, akubwiye ati papa cyangwa mama, ntabwo nshaka kuvugana nawe ariko kubera ko bambwiye ko ari discipline, kubera ko bambwiye ko ari ngombwa, ko ari ikintu cyiza cyo gukurikiza, reka tuvugane birangire basi nikomereza ibyanjye. Ibaze umwana wakubwiye gutyo. Gusenga ni amahirwe dufite yo gusabana n'umubyeyi wacu. Ntabwo ari ikintu dukora kugira ngo Imana iduhe umugisha, ntabwo ari ikintu dukora kubera ko dufite ubwoba bw'ikintu kiza kuba tutasenze. Biraterwa no kwizera kwawe kuri. Kwizera kwawe kuri mu gusenga cyangwa kwizera kwawe kuri muri Yesu Kristo. Niba ukwizera kwawe kuri mu gusenga, igihe utasenze uzagira ubwoba. Niba ukwizera kwawe kuri muri Yesu Kristo, Yesu ahoraho ni umwe, ntabwo ahinduka, ibyo yakoze ntibihinduka, bihoraho iteka ryose. Ntabwo ukwizera kwawe gufite aho gushingiye koko. Okay, twigire mu Baroma 5. Tugiye kureba uko twakijwe n'ubugingo bwa Yesu Kristo. Ngeze ku mutima wawe ufunguye, ushobora kumva ibintu udasanzwe wumva, ariko fungura umutima wawe. Hari ibintu Imana irimo igenda ihindagurika, igenda ishura. Reka tubyakirane umutima unezerewe, umutima ufungutse. Nuko rero umurongo wa mbere, ubwo twatsindishijwe no kwizera, bararongeye babidusubiriyemo. Ba Kristo bavandimwe, niba udafite kwizera, Uwiteka yarakuguhaye. Nagira ngo nkwibutse ko mu Baroma 12 umurongo wa 3 haravuga ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye buri umuntu wese kwizera. Imana yahaye umuntu wese kwizera. Niyo mpamvu abana Baroma 12 umurongo wa 3, uyu munsi umuntu utazi Yesu ashobora kumwakira agahita akizwa, kubera ko Imana hari kwizera yamuhaye. Kandi kwizera Imana ikeneye ngo ni guto cyane, kungana n'akabuto kururo, karutwa n'akabuto kururo. Niba uza akabuto kururo ukuntu kangana, akabuto ka sinapi, ngo ni gato cyane. Ngo ufite ako ngako ushobora kubwira umusozi ngo ijugunye. Muri makeya ushobora gukizwa muri makeya. Wumve ngo dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo aduhesha amahoro. Kubera iki? Ni umwami w'amahoro. Kubera ko dushingikije kuri Yesu Kristo turagira amahoro. N'ushingikiza ku kindi urabura amahoro. N'ushingikiza kuri Yesu Kristo uragumana amahoro yawe. Nibyo nabwiye nti umukristo yagombye gutuza, umukristo yagombye kuba afite amahoro, umukristo yagombye kuba afite umunezero. Umunezero ntabwo ari ibyishimo. Umunezero ni umunezero bitewe n'icyo ushingiyeho ni Yesu Kristo nyine. Umunezero w'Uwiteka nizo mbaraga zawe. Uwiteka niwe munezero wawe. Aha, wumve, kubera ibyo ngibyo uhagombye kubita umunezero. Ibyishimo rwose ushobora kwishima cyangwa ntuwishime uyu munsi bitewe n'ibyagenze. Okay. Umurongo wa 2, wadushikirije ubu buntu dushikamyeho. Biragaragara yuko iki ari igihe Imana yerekana ubuntu bwayo. Ikintu kibyerekana nawe no kubera iki, ikintu kunze kubyerekana nuko hari abantu
barimo bakoresha ubuntu kugira ngo bikore ibyo bashaka, bakore ibyaha, bagire bate ndetse icyo kirekana ko Satani arimo afata ubwo buntu akabugobeka gatoya kugira ngo abo bwagombye kugirira akamaro babuhunge. Biratangaje ko na Perezida Obama ejo bundi nta byumweru bibiri bishize, hari umuntu mu makuru twarayibonye, umuntu wagiye ajya mu rusengero arasaba abantu bicamo nk'abantu 9 barimo bisengera nta mpamvu n'imwe. Ubwo aravuga ngo muri disikuru yavuze ngo amaze iminsi yiga ku ubuntu bw'Imana, ngo asanga ngo abantu bose turi abanyabyaha, ngo ariko ngo Imana yarabuduhaye kandi tutabukwiriye, yarabuduhaye n'ubu bwose turi abanyabyaha. Urumva sinzi we uko abukoresha, nawe sinzi uko ubukoresha, ariko Imana irimo irerekana ubuntu bwayo. Iki ni igihe cy'ubuntu, wabyemera utabyemera nuko byifashe. Nkuko hari igihe Imana yerekanye kwizera, umwuka wo kwizerera urekura abantu bakizera bakagira, nkuko hari igihe Imana yerekanye gukira indwara k'umukristo, gukiza indwara kw'Imana, nkuko hari igihe Imana yerekanye ko umukiranutsi azabishwaho no kwizera. Yagiye igira za periode, ibihe igenda yerekana ikintu kimwe ikindi. Nta herezo riba mu bintu by'Imana igenda ishura. Muri iyi minsi rero biragaragara yuko irimo ihishura ubuntu bwayo bukaba iki, bwa bushobozi, bwa bubasha bw'Imana bwo gukorera icyo udashoboye kwikorera n'igihe utabikwiriye. Ikintu cya mbere yagukoreye utabikwiriye nta gakiza, yakagoye ku buntu mu kwizera. Habanje ubuntu akurikira kwizera, habanje ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bwo bwatumye iduha Yesu ngo adupfire. Nta muntu ataruka abantu bari basenze tukiri abanyabyaha aradupfira. Ubwo buntu bw'Imana ntibwigeze buhagarara. Ubwo buntu bw'Imana nibwo butuma Imana tugira imbabazi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo imbabazi zayo zihoraho iteka. Imbabazi z'Imana ngo zirusha imbaraga, ziruta ubutabera bw'Imana. Wishakisha ubutabera bw'Imana, ishakira imbabazi z'Imana. Ntuzigere waka ubutabera bw'Imana, uzaka imbabazi z'Imana, kubera ko mu butabera bwayo ishobora kurenganura mu kintu kimwe nawe ikagufatira ahandi, ntihandi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo muhimbaze Uwiteka, mushimire Uwiteka, kubera ko imbabazi ze zihoraho iteka. Ntabwo ari umujinya uhoraho iteka, imbabazi ze zihoraho iteka. Okay, dukomeze ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Tubone uko twishimira ibyiringiro ni ibyiringiro by'ikintu utabona. Ntabwo ugira ibyiringiro by'ikintu abona, kandi udafite ibyiringiro urapfa. Udafite ikintu ushobora kuba wiringira ko Imana yagukorera, ikintu ushobora kugira ko uzakibona, nta buzima ushobora kubaho burebure rwose. Ariko dufite ibyiringiro, ngo twishimire ibyo byiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Umurongo wa 3 ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Avuga ngo ibicamo byose ngo ushatse wabicamo ufite kwiringira rwose. Urumva kubera icyo wiringiye, ibibazo biraza ukaba waseka, kubera ko uzi neza ugomba kubigukemurira. Nta handi urimo, nuwireba uzasanga ufite ibibazo, nureba kuri Yesu uzasanga igisubizo gihari. Umurongo wa 6 ngo tukiri abanyantege nkeya, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Wumvise, tukiri abanyantege nkeya, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Ntabwo yapfiriye abakiranutsi. Yavuze ngo ntabwo abakiranutsi bakeneye muganga, abanyabyaha nibakeneye muganga, abarwayi nibakeneye muganga, abazima nibamukeneye. Wumve ngo umurongo wa 7 birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda. Bakristo bavandimwe utega amatwi, Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda. Ikintu cyerekana urukundo ni ugutanga. Imana yarakunze iratanga, yakunze abisi itanga umwana we kinege. N'ubu ngubu uretse igiye kuduha ubwo buntu bwe, idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha, ibyo ubimenye. Ntabwo yadupfiriye twitunganyije, ntabwo yadupfiriye twihannye,
ntabwo yadupfiriye twagize gute, yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Noneho umurongo wa 9, nkanswe noneho ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye. Bakristo mwarangije kwizera Yesu Kristo, wamaze gutsindishirwa n'amaraso ye, ngo niba yaragupfira uri umunyabyaha, noneho ubwo wamaze kumwizera, amaraso ye yaragutsindishirije, amaraso ye yarakugize umukiranutsi, aragukorera ibingana iki? Hanswe noneho ubwo tumaze gutsindishirwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. Abantu bose batinya iyo ikintu cyose kikubayeho, kiba ikintu kibi kikubayeho, urabaza ni iki nakoze iriye kosa, ni iki nakoshereje Imana? Niko abantu bameze. Wumve Satani yatugendereye. Igihe cyose habaye ikintu kibi mu buzima bwawe utajya kureba, nihe nafunguye umuryango, nihe nafunguye idirishya, nafunguriye Satani. Wumve umutima uduciraho iteka twarawutojwe pe. Ariko aravuga none ubwo tumaze gutsindishirwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. Umujinya w'Imana ntabwo uri kubakiranutse, ntabwo uri ku bantu batsindishirijwe. Kubera iki? Kubera ko ubuntu bwe nibwo bubariho, urukundo rwe nirwo rubariho. Reka tutuze tumenye ijambo ry'Uwiteka. Ntabwo Imana izafata umukiranutsi ngo imucire urubanza. Avuga se umukiranutsi ninde? Numwe witwara neza? Oya. Umukiranutsi dukurikije ijambo ry'Imana ni uwizeye Yesu Kristo nk'umukiza we n'umwami we. Imana amugize umukiranutsi. Rindira gato ndabigeraho mu kanya. Ubwo twunzwe, wumvise, mu mujinya w'Imana ntabwo uzaba ku bantu batsindishijwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Abantu bizeye Yesu Kristo, ni mpamvu kiriya cyanditswe cya Yohana 3:16 ni icyanditswe abantu bose bazi, ni icyanditswe cyoroshye, kandi ni icyanditswe twese abantu tutajya dutekerezaho tukakigerekaho ibindi byose. Kiroroshye, kiratanga ubugingo, ariko twakigeretseho imigereka. Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we kinege kugira ngo umwizera wese, umwizera uwo ari we wese, umwizera, ntabwo ari umwumvira, ntabwo ari uwitwara neza, ntabwo ari ugira gutya. Nubwo bwose twitwara neza, nubwo bwose tumwumvira, nubwo tugira ko icyagendeye ahangaha ni ukumwizera. Abashingikirije kuri Yesu Kristo, abiringiye Yesu Kristo nk'umukiza wabo, atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Nuko byifashe byakire gutyo, twe kugerekaho ibindi bintu by'imigereko bituma abakristo bahora bafite ubwoba. Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo, wadupfiriye tukiri abanzi bayo. Wumve babisubiyemo. Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo. Abunzwe n'Imana ni bande? Nabizeye urwo rupfu rwa Yesu Kristo. Hari abenshi batizera ko yanapfuye, hari n'abatizera ko yazutse. Ntabwo ari wigeze apfa kugira ngo bahakane ko yazutse. Wumve, turarwiringira urwo rupfu, yatubera icyaha, arapfa, cyagipfana nawe, arazuka. Azutse nibwo tuzukana nawe, twapfanye nawe tuzukana nawe. Niyo mpamvu tuvaho twavutse bwa kabiri. Ngo ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo, wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo. Niki cyakunzwe n'Imana, niki cyatumye wiyunga n'Imana? Ni ukwizera Yesu Kristo nk'umukiza wawe n'umwami wawe. Ariya maraso Yesu Kristo niyo yakunze n'Imana, niyo yatumye wiyunga n'Imana. Ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe, ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Twakijijwe n'ubugingo bwa Yesu Kristo. Nicyo kiganiro uyu munsi nanjye niko nakise, ko twakijijwe n'ubugingo bwe, ubugingo bwa. Ubwo ibaze nyine, ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo, wadupfiriye tukiri abanzi bayo. Ukimara kwizera ntukiri umwanzi w'Imana, wiyunze n'Imana. None ubwo tumaze kungwa nayo, ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, ukiduhesha kuzura nayo na bugingo n'ubu ngubu. Ntabwo ari ikintu yakoze rimwe gusa ngo noneho ngo nukora icyaha ngo ntukiyunze n'Imana. Nagira ngo mbwire ko icyaha kidafite uyu munsi mu isezerano rishya. Wowe wizeye Yesu Kristo nk'umukiza wawe n'umwami wawe, icyaha ntigifite ubushobozi bwo gutandukanya n'Imana yawe. Ngo iki? Yego, icyaha nta mbaraga gifite zo gutandukanya n'Imana yawe ku muntu wizeye Yesu Kristo nk'umukiza wawe n'umwami we. Umuntu wizeye ariya maraso. Impamvu ni ukubera iki? Icyakunze, icyatumye wiyunga n'Imana, icyakugize umwana w'Imana ni Yesu Kristo, ni ukumwizera nk'umukiza wawe n'umwami we.
ni ayo maraso ye yamenetse wo kizera icyo ayo maraso yakoze ko yishyuye igihano cy'icyaha njye nawe twari dukwiriye. Icyo ni igihano cya burundu cy'igihe cyose, ntabwo ari ik'ibyaha by'ejo hashize gusa n'iby'uyu munsi n'iby'ejo hazaza, kubera ko ari ikiguzi cyatanzwe kubera ibyaha byacu. Icyo kiguzi rero nta cyaha kiba kuri iyi si, kiba munsi y'ijuru gifite imbaraga zirusha amaraso ya Yesu Kristo yaducunguye. Biraterwa n'icyo ureba, icyo utumberera. Genda tumberera Yesu Kristo, ntumberera amaraso ye yadukijije. Nureba ibyo ngibyo, ibyo bifite agaciro gahoraho iteka ryose kandi byabaye rimwe rukumbi. Biraterwa n'icyo wizera. Mpisemo kwizera Yesu Kristo, mpisemo kwizera amaraso ye, mpisemo kwizera ko nakijwe kubw'ubugingo bwe. Okay, dukomeze. 12 kuko ndasoma mu Roma 5 kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Ese ndashaka kumenya abantu bose bakoze ibyaha gute? Wumve ukuntu twakoze ibyaha. Kubera guturuka kuri Adamu twavuze turi abanyabyaha. Ngo iki? Ntago turi abanyabyaha kubera ibyaha twikoreye mu mbaraga zacu. Icyatugize abanyabyaha ni kamere ya Adamu yatujemo, kubera ko Adamu ari we muntu wa mbere. Adamu niwe wahawe itegeko. Ntabwo Imana yagize abantu bakurikiye Adamu itegeko ryo kutarya kuri icyo giti. Adamu niwe wishe iryo tegeko, kubera ko aryishe icyaha kirinjira. Kinjiye muri kamere, abamukurikiye bose tuvugana kamere y'icyaha, tuvuga turi abanyabyaha. Natari uko twakoze ibyaha, ari uko turuka kuri Adamu. Itonde, wumvise icyakugize umunyabyaha ntabwo ari ibyaha wari wikoreye mu mbaraga zawe, muri kamere yawe. Icyakugize umunyabyaha ni ko waturutse kuri Adamu. Ni kamere ya Adamu iri muri wowe, yabaga muri wowe, yabaga no muri njyewe. Ndavuze yabaga kubera ko ubu dufite kamere ya Yesu Kristo. Amen. Ntabwo ushobora kubigira byombi. Uretse wumve, niba Adamu yaratumye ubunyabyaha, urumva hari umashaka kuganisha. Niyo mpamvu Yesu nawe yatumye uwo mukiranutse. Ni kimwe, ni ibintu bimwe byose. Umuntu umwe yatumye ubunyabyaha ngo bituma urupfu ruza. Ngo okay, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe ari we Adamu, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Bakoze ibyaha gute? Muri Adamu, bitewe na Adamu, na kamere ya Adamu iba muri twebwe, yabaga muri twebwe. Ngo amategeko ataratangwa, icyaha cyahozeho mu isi. Amategeko ataratangwa n'iki? Barashaka kuvuga amategeko ya Mose. Icyaha cyahozeho mu isi gute? Kubera Adamu, abamukurikiye bose baje bafite icyaha. Wumve, kandi nta mategeko ahari. Ibaze, icyaha cyahozeho mu isi kandi nta mategeko ahari. Ngo ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. Ngo iki? Ngo nta muntu cyabarwagaho nta mategeko ahari. Ibyo ashaka kutubwira ngo uribuka Aburahamu abeshya ngo Sara n'umushiki we. Uzi ko Imana yacyashye umwami aho gucyaha Aburahamu? Ni ukubera iki? Nta tegeko ryari rero ryabwiraga Aburahamu ngo yo kutabeshya. Urumva? Ariko icyo cyaha cyo urumva ko yagikoze dukurikira amategeko y'uyu munsi yaje nyuma ye. Icyaha cyo kubeshya yaragikoze. Reba ko Imana itigeze imubwira n'ijambo na rimwe ngo arabeshya, ahubwo ikabwira umwami avuga ngo iyaba warumenye ko umuntu ari umuhanuzi ngo wagenda ukamubwira akagusengera. Wumve, umuntu umaze kubeshya ku kanya. Kubera iki? Icyaha cyari kiri mu isi ariko nta tegeko ryari rihari. Nta tegeko ryari rihari. Urumva? Ngo icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, barabitubwiye, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha. Wumva. Kubera iki? N'abatakoze ibyaha bari abanyabyaha kubera kamere ya Adamu. Urupfu rwari ruhari hagati ya Adamu na Mose. Mose niwe uhagarariye amategeko muri makeya. Iyi amategeko yaziye ngo bihwanye n'igicumuro cya Adamu. Barabitubwiye ko ari igicumuro cya Adamu cyatumye tuba abanyabyaha. Wasuraga wajyaga kuzaza. Ujya kuzaza ninde? Ni Yesu Kristo, niwe bita Adamu wa kabiri. Wumve, ubutumwa bwiza buraryoshye. Ni uko twawuvangavanze kubera kutamenya, dushyiramo amarangamutima ya za logike y'ukuntu tubyumva, y'ubwoba twari dufite, y'ubwoba bw'icyaha, ubwoba bwo guhanwa, tubishyiraho, tugenda tubyongeraho. Imana yatugiriye ubuntu bukomeye cyane.
yatugiriye ubuntu bukomeye ngo ntiyatubaraho ibicumuro, ntiyabitukimara ibicumuro twakoze, ntiyatubara. Kubera iki? Kubera ko hari amaraso yabyishyuye. Ntabwo ari uko Imana yamanuye igipimo ipimiraho icyaha, ni uko yatanze ikiguzi cyishyura icyo cyaha. Amen. Na n'uyu munsi Imana yanga icyaha, iracyanga rwose. Na n'uyu munsi tugomba kwirinda ibyaha, ariko ikiguzi cy'icyaha cyaratanzwe, ni mubimenye. Niyo mpamvu ushobora no kukirinda ukabishobora kukirinda icyo cyaha. Icyaha ntikikurusha imbaraga, kubera ko hari amaraso yakirushije imbaraga, kandi ayo maraso wowe ukaba warayizeye. Kuri aho undi utarizera Yesu, ndaguha amahirwe rwose, rindira akanya gatoya. N'aka kanya wamwizera uti ndakwizeye Yesu, musanze ndi umunyantege nke, ndagukeneye, ngwino mu mutima wanjye. Okay, dukomeze. Icyakora okay ngo 15, ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro. Urumva, iraruta icyo gicumuro. Wumvize iyo mpano y'ubuntu bw'Imana, kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu. Wumve, igicumuro cya Adamu cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. Mbabarira rwose, mbabarira. Bisa nkaho birababaje kubona abakristo, ndavuga abantu bizera Yesu Kristo umukiza n'umwami wabo, baha imbaraga kwanduzwa n'icyaha kurusha guha imbaraga gukizwa na Yesu Kristo, gucungurwa na Yesu Kristo, kugirwa umukiranutsi na Yesu Kristo, gutsindishirwa na Yesu Kristo. Wumve, atinya no kujya mu kabari ngo atagira ngo kubera ko afite hari icyaha ngo cyamwanduza. Wenda afite n'ikintu yagiye kuhakora, nta mpamvu yo kujya mu kabari rwose, wagombye kugira udafite icyo ugiye kuhakora. Ariko nk'umuntu akavuga ngo duhurire aha ngaha, ngo ntabwo najya mu kabari agiye guhura n'umuntu wenda ari bumwe na fanta, kubera ko afite ubwango ko hari umwuka w'aho ngaho uza kumwanduza, ushobora kumwanduza. Donc arashaka kuvuga ko uwo mwuka w'aho ngaho urusha imbaraga amaraso yamucunguye. Wumve, araha kwanduzwa na Satani, arabiha imbaraga kurusha gukizwa, gutsindishirizwa, kugirwa umwera na Yesu Kristo. Wumve, birababaje. Nyabona mureke dushyira imbaraga aho ziri muri Yesu Kristo. Mureke twe gupfobya ibyo Yesu yakoze, twiyongeraho ibyo dukora, twiyongeraho ibyacu, twiyongeraho amarangamutima yacu. Kabisa, reka tureke Yesu ahabwe icyubahiro cye. Kumuhesha icyubahiro ni iki? Ni ukurambiriza, ni ugushingikiriza, ni ukwiringira ku byo Yesu yakoze kuri Yesu wenyine. Nta kindi twongeyeho, nta kindi duhagazeho. Reka duhagarare kuri Yesu. Okay, wumvise, ubutumwa buraryoshye cyane. Wumve ngo ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'igicumuro, n'icyo gicumuro, kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko n'ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe, impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. 16, iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe. Ngo iherezo ry'ubwo buntu nta sano rifitanye, riraruta kure icyo cyaha cy'uwo muntu umwe ari we Adamu, kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari iryo gucirwaho iteka. Wumvise, iherezo ry'icyo cyaha, iyo Yesu ataza, iherezo ryayo ryari gucirwaho iteka. Naho iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi no gutsindishirizwa. Wumve, iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi no gutsindishirizwa. Imana yatugiriye imana kubera ibicumuro byinshi, itugirira ubuntu. Nicyo bashaka kutubwira aha ngaha, kugira ngo dutsindishirizwe. Umva none ngo kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ku rupfu rw'imikwa n'umwe, uwo ninde? Na Adamu. Igicumuro cya Adamu cyateye ku rupfu rw'imikwa na Adamu, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka. Ubuntu Imana yatugiriye buduhe iherezo ryo gutsindishirizwa, butaduha iherezo ryo gucirwaho iteka. Abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka. Impano yo gukiranuka twaheshejwe no kwizera Yesu Kristo umukiza wacu n'umwami wacu. Bahise impano
ko ari ikintu Imana iduhaye. Gukiranuka mu Kinyarwanda bisa nk'aho ari ikintu dukora, ari imyitwarire yacu, ariko gukiranuka ndashaka kumenya ko gukiranuka ari impano y'Imana. Gukiranuka ni ibintu wagizwe kubera kwizera Yesu Kristo. Uri umukiranutsi w'Imana muri Yesu Kristo kubera kwizera Yesu Kristo. Ubimenye niho gukiranuka. Ntabwo gukiranuka ari ibintu ukora. Okay. N'Imana yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Wumve, ahangaha igicumuro cyatumye urupfu rwimikwa. Ahangaha nta nubwo ari gukiranuka kwimitwe, ngo twebwe twimitswe, ngo byatumye twimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Kwimikwa ni iki? Ni ugutegeka muri make. Ni ukuvuga ko nta kintu kidutegeka, nitwe dutegeka mu bugingo bwacu, mu Mana yacu, mu bwami bw'Imana. Wumve, ni ukuvuga iki? Niba ngo byatumye gukiranuka, ahangaha impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Twimitswe kuvuga ko ibyaha ntabwo bitutegeka, indwara ntizidutegeka, ibibazo byo ntibidutegeka, turabitegeka ari twebwe. Umva 18. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Uwo ninde? Ni Adamu. Igicumuro cya Adamu cyatumye abantu bose bacirwaho iteka. Nta muntu ujya ushidikanya ibyo bintu. N'abapagani ubizi ko bivuga ntagira umuntu ushidikanya, ariko iyo utangiye kuvuga Yesu ukuntu yadukijije, ikibazo kiravuka. Wumve, ariko nta muntu ushidikanya ko icyaha cya Adamu cyatumye twese tuba abanyabyaha. Biratangaje. Kuki navutse ndi umunyabyaha kandi Adamu ntamuzi? Kubera kamere ya Adamu navutse umunsi. Nuko byifashe. Ariko Imana irashimishije, ntabwo yahagaze aho ngaho. Ngo muri ubwo buryo ukuntu igicumuro cya Adamu cyatumye abantu bose bacirwaho iteka, ni nako igikorwa cyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe ari we Yesu Kristo cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bahabwa ubugingo. Amen, amen, amen. Nk'uko igicumuro cya Adamu cyatumye tuba abanyabyaha, ni nako igikorwa cyo gukiranuka cyakozwe na Yesu Kristo. Apana igikorwa cyo gukiranuka nakoze cyangwa wowe wakoze. Igikorwa cyo gukiranuka cyakozwe na Yesu Kristo, niwe wakiranutse wenyine mu buryo bwo gukiranuka ushaka kuvuga. Cyateye ko abantu bose batsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Wumvise? Ari ukavuga uti abantu bavuga ngo ugomba kumvira Imana kugira ngo Imana iguhe umugisha, ugomba kumvira Imana kugira ngo ujye mu bwami bw'Imana. Reka turebe ko ijambo ry'Imana rivuga. Rwose turumvira, tugerageza kumvira. Ishimira Imana ko atari Imana ipimiraho ikwinjiza. Igishingikirijeho ntago watambuka. 19. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha. Uwo ninde? Adamu. Kutumvira kwa Adamu kwatumye njyewe wivukiye mu Rwanda ndi umwirabura, byibaza mba umunyabyaha koko? Kutumvira k'umuntu umwe kwahesha abantu bose ko abanyabyaha. Muri ubwo buryo ni nako kuyumvira kumwe ari we Yesu Kristo, kumvira Imana kumwe ari we Yesu Kristo kuzatera ko abenshi baba bakiranutsi. Amen, amen. Wabaye umukiranutsi, nanjye mbe umukiranutsi kubera igikorwa cyo gukiranuka cya Yesu Kristo. Nabaye umukiranutsi, nawe ubu umukiranutsi, uratsindishirizwa, nanjye ndatsindishirizwa kubera kumvira kwa Yesu Kristo. Shimira Imana ko bidashingiye ku kumvira kwawe. Shimira Imana. Ati Imana ndagushimiye ko bidashingiye kumvira kwawe. Nubwo rwose ubumvira, Yesu agushoboze kumvira, umwuka w'Imana agushoboze kumvira, ariko shimira Imana ko atari Imana ipimiraho. Mwumvise? Kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba bakiranutse. Ngo ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire. Nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga. Amategeko yaje hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, kugira ngo abantu babone ko ari abanyabyaha, abantu babone ko bakeneye umukiza. Nta kintu kiri mu mategeko na kimwe Imana yagize ishyiramo gituma abantu bashobora kuyuzuza, kuyumvira ngo bayashobore. Nta kintu yagize ishyiramo, niyo mpamvu yakunaniye nanjye akananira. Ariko amategeko ngo yaje kugira ngo ibyaha bigwire, twese tubone ko turi abanyabyaha. Nta kintu kibabaje nk'umuntu abantu gukeka ko nta cyaha bafite. Abo ni babandi Yohana yavuganaga nabo muri Rwanda rwa mbere rwa Yohana icyambere umurongo wa 9, ngo ariko ngo nitwemera ko turi abanyabyaha
tukatura ibyaha byacu, ngo niyo yo kwizerwa izatubabarira iduhanagure kudakiranuka kwacu, gukiranirwa kwacu. Urumva abo ni abantu bahakanaga ko nta cyaha kibaho, nta cyaha bafite. Wumva ngo nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga. Ahangaha niho Pawulo yavuze se, noneho niba ubuntu buza ahantu habaye ibyaha byinshi tujye gukora ibyaha, arabatoya ibyo ntibikabeho. Ngo ntabwo dutwarwa n'ibyaha n'amategeko, amategeko niyo azana ibyaha, dutwarwa n'ubuntu bw'Imana buzana kubohoka, buzana intsinzi. Wumve ubuntu bw'Imana ntabwo bushora abantu mu byaha, ahubwo bubakura mu byaha. Ubuntu bw'Imana ni bwa bushobozi bwo gukorera ikintu umuntu adashoboye kwikorera n'igihe atabikwiriye. Ubwo nibwo bugukura. Ariko reba ko abakristo basigaye bafite ubwoba bw'ubuntu bw'Imana ngo baratuma bajya gukora ibyaha, ahubwo nibwo bugukura muri ibyo byaha n'ubundi ukora utanabizi. Wumve iyi shingikiriza ku buntu bw'Imana, urabukeneye, nanjye ndabukeneye, buri wese arabukeneye. Tufate imbaraga z'Imana, ubwo bubasha bw'Imana budukorera icyo tudashoboye kwikorera n'igihe tutabikwiriye, ni ikintu tudakwiriye, ariko Imana ishimwe ko yakiduhaye kubera urukundo rwayo. Ngo kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu aba ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka. Ubuntu bwimikwa no gukiranuka, wumve, buduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Iki kiganiro nawe ugeraga nakise ngo iki, twakijijwe n'ubugingo bwa Yesu Kristo, n'ubugingo bwe. Yesu arahagije, ibyo yakoze birahagije. Ibyo dukora byose twe kubyongera ku byo Yesu yakoze, ahubwo tubikore nk'imbuto zabo turibo, imbuto zo kwizera kwacu, imbuto z'urukundo rw'Imana ruba mu mitima yacu, izi mbuto ko turi abana bo mu rugo. Ibyo dukora byose bye kuba ari ibintu dushingikirizaho tujya imbere y'Imana gushaka ibihembo. Dufite umurage, abafite umurage ntabwo bajya gushakisha ibihembo. Umugisha ntukiri ibihembo byawe, umugisha ni umurage wawe, wowe wizera Yesu Kristo. Wowe utarizera Yesu Kristo, ndaguha amahirwe akanya wumvise iri jambo, uravuga ndi umunyabyaha, ndi umunyantege nkeya, nkeneye umukiza. Wowe Uwiteka arakwakiriye. Vuga uti Yesu ndakwakiriye nk'umukiza wanjye, nkeneye umukiza. Uti ndakwakiriye nk'umwami wanjye, nyinjiza mu bwami bwawe, ungenge ne kwigenga. Mwuka w'Imana uze uture muri jyewe, nguhaye ikaze, uze umfashe, unyobore, umfashe muri byose. Niba usenze ibyo sengesho urivanye ku mutima, ntabwo ari formule, ntabwo ari amagambo uvuga, icy'ingenzi ni umutima wawe. Ndizera ko ukijijwe, ushaka ahantu bigisha ijambo ry'Uwiteka, ujye gusengana n'abandi, umenye icyo Uwiteka avuga ku bana be, umenye amasezerano yawe muri iri sezerano rishya dufite nk'umwana w'Imana, uyamenye yose. Kuri uyu nguyu uteze amatwi usanzwe yizera Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami we, wifite ibibazo byo mu rugo, wifite ibibazo cy'uko wabuze aho urambika umusaya, wenda bakwirukanye mu nzu kubera kubura amafaranga, wabuze amafaranga yo kwishyurira abana ngo bajye kwiga, yo kugura ibyo mu rugo ngo bishoboke, wifite ibibazo no mu miryango, wifite ibibazo by'uburwayi, wifite ibibazo bihoraho hirya no hino, ushobora kuba ufunzwe wibaza ko ibintu bigenda, mbese uri mu makuba. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kuri wowe wizeye Yesu Kristo umukiza n'umwami wawe, nongeye kwatura amasezerano y'Imana, Imana igufitiye aze mu buzima bwawe mu buryo bufatitse. Amasezerano uheshwa no kuba umwana w'Imana, nabyo waheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Nongeye kwaturaho umurage wawe w'uyu munsi, n'uw'ejo uzaze ejo haje, uw'ejo bundi uzaze ejo bundi haje. Muri uwo murage wawe harimo kubohoka, muri uwo murage wawe harimo ibitangaza, muri uwo murage wawe harimo gukira indwara, muri uwo murage wawe harimo ibisubizo nkwaturiyeho mu izina rya Yesu. Ibisubizo by'ibibazo byawe ntashobora no kuba namenya, ariko Uwiteka arabizi. Ariko ibisubizo byawe nk'umwana biri mu murage wawe. Ndagushimiye Imana ko utanze umurage w'uyu munsi. Hari umurage munini dufite, ariko n'uyu munsi abahungu bawe n'abakobwa bawe barawukeneye, ari byo bisubizo by'amasengesho byabo byo gutakambira. Ndagushimiye Imana kuri Imana ishobora byose. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wanjye n'umwami wanjye. Ndagushimiye ku bahungu n'abakobwa bawe bateze amatwi akanya, umugambi wawe ku buzima bwawe wuzure mu izina rya Yesu. Mwari muri kumwe na Pastor Karekezi Parfait, mugire ibihe byiza muri Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo. Amen.